rukundo cyangwa yitegura kurijyamo, ibintu bya mbere bituma umuntu mukundana abona ko afite ubwenge kandi ufite ejo hazaza hawe mu mutwe, abimenyera mu biganiro mugirana no mu bibazo mubazanya. Iyi ni pati kabiri igiye kubwira ibibazo wabaza umuntu mukundana akabona yuko uri umuntu usobanutse cyane mu mutwe, kandi nawe bikamufasha gukanguka mu mutwe, bikamufasha gusobanuka mu mutwe. Ibi bibazo rero bimubaza azavuga ngo uyu mukobwa dukundana cyangwa se uyu musore dukundana afite ubwenge mu mutwe, arasobanutse cyane, ntabwo agira ibiganiro by'abana, afite ibiganiro by'abantu bakuze kandi by'ejo hazaza. Ikibazo cya mbere bamubaza muri kumwe, mubaza ngo uyu mwanya turi kumwe aramutse ari wo mwanya wa nyuma, ni uruhe rwibutso yifuza ko nagusigira? Icyo kibazo kizamusaba gutekereza cyane mu mutwe no kukwibazaho cyane no kwibuka kugutekerezaho cyane, arebe neza ko ikintu agukeneyeho n'icyo ashaka kuri wowe, arebe neza icyo akwifuza ejo hazaza, kandi uzabimufashije gukanguka mu mutwe, uzabimwibukije kugutekerezaho cyane utamubwiye ngo wajya untekerezaho, ubwabyo bizikora. Ikibazo cya kabiri mubaza ngo ese abantu bakundana bakwiye kubanza bakiyubaka bagatera imbere bombi, cyangwa bakwiye gukundana bakabana bakaba batera imbere bari kumwe? Ubona ari iki cyiza gikwiye? Ubona ari iki cy'ingenzi cyane? Ubona ari iki cyaba cyiza cyane hagati y'abantu babiri bakundana badashaka guhombana hagati yabo bombi kandi badashaka kuzatandukana? Ubona ari iki cyiza cyane kurushaho? Ni uko babana bakubaka iterambere bari kumwe, cyangwa byaba byiza bateguye ejo hazaza habo batarabana? Aho ngaho uzakuramo ubusobanuro bwinshi cyane bw'ukuntu atekereza, kandi nawe azabona yuko uri umukobwa cyangwa se umusore ufite mu mutwe yasobanutse cyane, utekereza ibintu byagutse ejo hazaza, ntabwo utekereza ibintu bya hafi cyane, ntabwo utekereza utubazo tworoshye, utekereza ibintu bikomeye cyane kandi by'umumaro hagati yawe nawe. Ikindi kibazo mubaze ngo ese niki cyatuma urukundo rwawe ruhagarara? Nubwo waba ukunda umuntu bingana iki, nubwo waba mufite intego zingana iki, niki cyatuma urukundo rwawe ruhagarara? Atari ukumwanza, ariko bikagutera guhita uruhagarika burundu ako kanya utamubajije, bidasabye gutekereza cyane. Ni iki? Icyo gihe bizagufasha kumenya ikintu ushobora kwirinda gukora, cyangwa se ibintu ushobora kwirinda kuvuga mu gihe mukundana kugira ngo utazagusenyera urukundo, bitabaye ngombwa yuko umubaza ibindi. Gusa mu kibazo bigatuma usobanukirwa byinshi cyane, kandi nawe bikamufasha kubona yuko akundana n'umuntu urenze cyane mu bibazo, mu bitekerezo, kandi utekereza ejo hagutse, umuntu usobanutse cyane. Ikindi kibazo wamubaza, mubaze ngo ese nubwo dukundana ni ngombwa yuko ubuzima bwose turimo tugomba kubumenya? Ibintu byose uri gucamo mbimenye, ibintu byose ngewe ndi gucamo ubimenye? Urumva icyo kintu ni ngombwa cyane nubwo dukundana, cyangwa hari aho bigomba kugera umuntu agafata igihe cyo kwitekerezaho no gutekereza ku bibazo byiwe, atari ngombwa yuko mugenzi we abimenya, cyangwa se hari ibiba bitari ngombwa yuko mugenzi we abimenya? Hagati yanjye nawe byose tugomba kujya tubiganira tukabimenya, byaba bibi byaba byiza, byaba byoroshye cyangwa bikomeye, byose tugomba kubimenya. Icyo gihe nimubaza ibyo bibazo bizagufasha kumenya ngo uyu musore cyangwa se uyu mukobwa dukundana nubwo ankunda ariko ntabwo akunda kumva ko mubwira ibintu byose, utuntu twose, ntabwo akunda kumva ibibazo byanjye byose cyangwa se ibyiza byanjye byose. Nyine yishimira kumenya uko meza ariko ntabwo byose akeneye kubyumva. Bizagufasha nimba uri wa muntu ukunda kumva yuko sheri wawe cyangwa se umukunzi wawe agomba kumenya buri kantu kose kakubayeho, buri kintu cyose cyagushimishije. Bizagufasha kujya ugira bimwe uceceka, bizagufasha kujya ugira bimwe ugira ibanga, kubera yuko uzamenye yuko nubwo ujya ubimubwira agaceceka ariko atabyishimira cyangwa se abifata nkaho nta kintu bivuze. Uzajya uvuga makeya mu rukundo rwanyu, uzagerageza uceceke ube kandi. Icyo gihe igisubizo azaguhereza uzagikuramo ubwenge bwinshi, kandi uzaba umukuye nk'amagambo menshi cyane ukoresheje ikibazo kimwe gusa, kandi nawe azabona ko usobanutse cyane mu mutwe, uri umukobwa cyangwa se umusore w'umunyabwenge utekereza ibintu byagutse apana ibibazo byoroheje. Ikindi kibazo mubaze ngo ese uramutse ukunda umuntu cyane ariko mukundana ukaba ubona kwereka yuko atagukunda cyane nk'uko mukunda, cyangwa se imbaraga ukoresha we akaba atazikoresha, ni izihe mpamvu zatuma ukomeza kurwana n'urwo rukundo? Niki cyatuma ukomeza kumva yuko uwo mukobwa mukwiye gukundana cyangwa se umuhungu mukwiye gukundana? Bitewe n'uri kubibaza, ntabwo nkuzi nimba uri umukobwa uri kureba ikiganiro, ntabwo nzi nimba uri umusore uri kukireba. Mubaza ngo se ni iyihe mpamvu ishobora gutuma umuntu akomeza kurwana n'urwo rukundo akarugumamo kandi atabona akunzwe nk'uko bikwiye, abona adakunzwe nk'uko abyifuza? Naguha bino bisubizo bibiri kwa kino kibazo uzamenye ko umuntu asobanutse cyangwa se adasobanutse. Igisubizo cya mbere azaguhereza ukumva yuko uwo muntu adasobanutse mu rukundo cyangwa se agifite byinshi cyane byo kumenya, byinshi byo kwiga. Nuramuka umubaje icyo kibazo akagusubiza ngo urabizi yuko undi muntu biragora kumureka, ngo kumwikuramo ngo biragora, ngo biravuna, ngo kureka umuntu ukunda, nyine ngo uramutse ufite uburyo wabikora ngo wabivamo. No, icyo gisubizo rwose kiraciritse cyane, kubera ko umuntu wanga kugusiga kubera ko yabuze imbaraga zo kugusiga, ubanga aramutse azibonye ahita acaho yirukanga. Igisubizo cy'ukuri azaguhereza naramuka kubwira ngo ngiye mfashe umwanzuro wo gukunda umuntu,
nuko hari ikintu gikomeye cyane mba mwifuzaho kiruta uru rukundo rundi rwose ntabona, nuko hari ikintu mba naramubonyemo nifuza ko nazamubonamo n'ejo hazaza, nuko mba mubona nk'umuntu twakubakana ubuzima tugakomezanya n'urugendo rw'ubuzima, naramuha gusubizanya impamvu zatuma nkomeza kurwana n'urwo rukundo kugira ngo ndebe ko nakorwa nk'uko mbyifuza, cyangwa se impamvu zatuma nguma muri urwo rukundo nubwo naba ndakunzwe nk'uko mbyifuza. Nuko uyu muntu mba namubonye nk'umuntu ukomeye mu buzima bwanjye bw'ejo hazaza, nuko umuntu mba nifuza ko tugerana kure, nuko umuntu mba numva nifuza yuko yamenya ibyanjye byose nkamenya ibye byose, nuko mba numva yuko mu gihe mfite ibibazo ariko nkundana n'uyu muntu niwe muntu watuma nduhuka mu mutwe, niwe muntu watuma numva ko ubuzima bwanjye bumeze neza, nuko uwo muntu mba numva neza ariwe mahoro yanjye nubwo atankunda uko mbishaka, ariko byonyine kuba nzi ko dukundana, kuba yaranyemereye ko dukundana, kuba naramusabye ko dukundana akabyemera, cyangwa se kuba yaransabye ko dukundana nkabyemera bitewe n'uwo byonyine birahagije. Nafashe uwo mwanzuro kubw'izi impamvu zumvikana zifatika zituma akomeza kuba ari mu rukundo nawe, kubera yuko ushobora kuba mu rukundo n'umuntu uzi ko muri kumwe ariko ukaba waramurambiye yarabuze uburyo yagusiga, yarabuze imbaraga zakurera kandi wowe uzi ko muri kumwe. Rero umuntu wese uzagusubiza ngo ubura imbaraga zo kumureka ngo kubera ukuntu umukunda, no. Impamvu zibitera ni izihe zituma utandika kandi unkunda? Impamvu ni izo ngizo rero, ni uko umuntu aba yarakubonye nk'ikintu gikomeye, aba yifuza ko ari aho mugirana, aba yifuza ko ari byo muganira, aba yifuza ko ari aho mujyana, aba yifuza ko mubyarana, musangira, mugirana kure, mugirana iterambere muri kumwe, aba yifuza byinshi cyane. Izo zikaba impamvu zituma atinya kukureka, atinya kukurekura, kabone nubwo yaba afite imbaraga zo kukureka atakureka. Kubera izo mpamvu gusa zigatuma mugumana, zigatuma akomeza kukurwanirira no kukurwanira ishyaka kugira ngo mube muri kumwe. Umuntu uzabwira impamvu yuko agukunda akabwira ngo nuko ngukunda, no. Iyo baragukunda ariko si impamvu zituma umuntu nyine nizeye. Ubundi nkundira iki? Nshakaho iki bundi? Kubera icyo nkunda. Iyo mujye bibaza abantu mukundana, abantu mukundana mujye mwicara rwose mubare mu maso mubaze ubundi nkundira iki? Ubundi nshakaho iki? Hari abazagusura ngo nabonye biza amarangamutima utugambo nk'utwo ngutwo duciriritse, no. Umuntu wese ugukunda akaguha impamvu zituma gukunda niwe muzima. Ubundi nkundira icyo nshakaho iki, ushaka iki, akakikubwira. Natakikubwira rwose aho ngaho kizemo ikindi kibazo gikomeye cyane wamubaza kandi cy'ubwenge. Mubaze ngo ese ni iki cyagutera kutababarira umuntu cyangwa se kutamwereka yuko wamubabariye kandi imbabazi zikurimo? Kuko hari igihe umukunzi wawe ukorera ikosa akagusaba imbabazi ariko ukanga kumwereka yuko wamubabariye, kubimwereka just kubimwereka, ariko muri wowe wumva mubabariye mufitiye urukundo, ariko ku maso ukamwereka yuko utamwishimiye. Mubaze ngo ese ni iyihe mpamvu yabitera? Ushobora kumva avuga ngo ndi umujinya wanjye ntabwo urangira vuba, cyangwa se ntinda kubabarira umuntu. Gusa igisubizo kiri correct kandi igisubizo cyiza nuko ashobora gusubiza ngo akenshi iyo ubabariye umuntu mu buryo bworoshye ikosa risubiramo mu buryo bworoshye. Uko tubabarira abantu mu buryo bworoshye ngo kubereka yuko ngo tudakomeza ibintu, ngo kwihangana ni byiza, icyo ngicyo mupfuye ntimugishwanire, ariko nabwo kubabarira umuntu mu buryo bworoshye buri ko akoze ikosa ni ikosa ribi cyane kandi wayikorera ku giti cyawe. Jya ubabarira ariko nuko gikunda kubabarira mu buryo bworoshye. Uko ubabarira umuntu mu buryo bworoshye ni nako ikosa yakoze arisubiramo mu buryo bworoshye. Jya ubabarira umuntu ariko mbere yo kumubabarira umukosore, umwereke yuko bitoroshye yuko wamubabarira, umwereke ko bitoroshye yuko buri kosa ryose akoze akwiye guhabwa imbabazi. Yego arazikwiye nk'umukunzi wawe ko mugomba kwihangana, urukundo rurimo kwihangana rurakomeye nk'uko mbibabwira buri munsi, ariko nabwo urukundo rurimo gukabya cyane ngo urereke umuntu ko yihangana, ukuri umunyamahoro, kutanga amahoro, no. Rero naramuka gusubiza icyo gisubizo uzamenye ko umuntu asobanutse mu mutwe, uzamenye ko umuntu afite ubwenge pe, kuko umuntu wese ufite ubwenge abizi neza yuko kubabarira umuntu byoroshye ari ukumuteza imbaraga zo gusubira mu ikosa yakoze mu buryo bworoshye. Nuramuka umubajije icyo kibazo rero bitewe n'ibisubizo azaguhereza wumva ko uzabisobanukiwe cyane uwo muntu uwo ari we ndetse n'icyo atekereza muri we, kandi nawe bizamufasha kugutekerezaho cyane. Avuga ko uyu mukobwa umbaza gutya, ariko uyu musore umbaza gutya, umuntu ufite ibibazo bimeze gutya, undi ni umuntu ki, umuntu ukomeye cyane, azatinya kukubabaza. Bavuga ngo agaciro ka mbere umuntu kwihesha, kandi agaciro rwose kugira ngo keshe ntabwo ari ibintu bya danje. No mu mivugire no mu biganiro umuntu abonera agaciro kawe, kandi agaciro kawe kiyongerera ahantu hatandukanye. No mu byo muvuga muri iyo muganira umuntu ahabonera ubwenge bwawe. Icyo kibazo kirakomeye kandi n'icyo ubwenge cyane. Ganira n'umukunzi, ikiganiro nibaza umukunzi, mubaze rwose, umukure nk'amakuru, umukure nk'amagambo kandi agufasha nawe amufashe.
kugira ngo urukundo rwanyu rukomere ruzagere kure cyane. Ikindi kibazo wamubaza ni iki wampa kigahindura ubuzima bwanjye. Icyo kibazo rero nukimubaza wowe ubwawe bizagufasha kumenya ngo uru rukundo umuntu arubona mu mafaranga, mu mpano cyangwa se mu bindi. Ikindi kandi naramuka gusubije ngo urukundo mu bikorwa gusa cyangwa se mu bindi mu kuba nagira icyo mukorera mu mafaranga, mu mpano, bizagufasha kumva ko umuntu urukundo rwe nubwo yabikunda ariko arubonera mu bikorwa gusa. Naramuka gusubije ngo njye ikintu naguha kiruta amafaranga, kiruta ubutunzi, kiruta ibyo ari byo byose, ni urukundo naguhereza. Azaba agusubije igisubizo kiri cyiza cyane, kubera yuko umuntu uzakwereka urukundo mu mafaranga gusa, shumi yanjye n'ahandi mushakana ukamubura, akajya avuga ngo singuhahira se, sinkugurira inkweto se, singira gute, aho ngaho rwose nta kintu kiba kirimo. Kuko umuntu wese ukubwira ko urukundo rubonera mu bikorwa gusa cyangwa ibyo mukora, aho aba akubeshya cyane rwose. Mushakanye ni handi ugera mu rugo ukamubura, wamubaza ngo se ko ntumubonera ko tutakikubona mu rugo, akagusubiza simba nabahahiye, simbishyurira inzu, ni abana ntibari kwiga, hari ikintu wabuze ufite imyenda yo kwambara, ukagira ngo nicyo kintu cyonyine ukeneye mu rugo cyangwa se hagati yawe nawe. Ariko naramuha gusubije ngo njye urukundo nguhereza nicyo kintu numva naguhereza, kikaba cyaguhindura ubuzima cyangwa se kigatuma wiyumva neza. Icyo kintu byagufasha kumva yuko urukundo rwe aruha agaciro cyane kandi aruhereza umuntu yabitekerejeho, byagufasha kumva yuko umuntu bakundana ari ibintu aba yafatiye umwanzuro, yabyizeho, yabifatiye umwanya, kuko ari ibintu byamutunguye. Urumva ko rero icyo kibazo uzaba ubajije kizagufasha gusobanukirwa byinshi cyane, ndetse nawe kizamufasha gukanguka mu mutwe no gutekereza cyane, ndetse no kubitekerezaho cyane. Kuko buriya ibiganiro ugirana n'umuntu mukundana bituma mutekerezaho ku buryo utanabitekereza. Buriya ibiganiro tugira n'abantu dukundana, abantu mukundana, bituma bagutekerezaho, ibibazo mubazanya, ibisubizo muhana, ni umusingi ukomeye w'urukundo rwanyu wo gukomeza kwiyumvanamo. Ibiganiro nibyo bya mbere buriya, niyo mpamvu iyo umwanya hagati y'abakundana, ibiganiro hagati y'abakundana niyo nkingi ya mwamba ituma urukundo rukomera cyane. Mujye muganira, mujye muhana umwanya, mbere y'akazi muganire, nyuma y'akazi muganire, mu bibazo muganire, mu byiza muganire, mu byishimo muganire, mugirane inama. Urwo ni urukundo, mwihanganirane. Urukundo rutarimo kwihangana ruragatsindwa rwose, nta kintu rwakumarira. Mwihanganirane, mufashanye, mushyigikirane. Ufite amafaranga yaba umukobwa yaba umuhungu asapotinga undi wayabuze. Muri make mwiye gufata inshingano mugikundana, ntabwo muzafata inshingano mutarakundana, ntabwo muzafata inshingano ko mwabanye gusa. Abakundana banya bafata inshingano bagikundana. Umukobwa akita ku musore mu bushobozi buke cyangwa bwinshi, umusore akita ku mukobwa mu bushobozi buke cyangwa bwinshi, mugashyigikirana, nibyo byiza kurushaho. Icyo gihe rwose urukundo rwanyu rurakomera cyane. Mubaze kino kibazo cyuzuyemo ubwenge bwinshi cyane, mubaze ngo ese kuri wowe urukundo nyakuri rufite ishusho imeze gute, rukoze gute, rumeze gute, ruteye gute, ubundi warusobanura gute? Namara kugusobanurira urukundo nyakuri kuri we, uko rufata n'uko rutekereza, umubaze ngo ese twakora iki kugira ngo urukundo nyakuri turugereho. Ashobora guhereza igisobanuro cy'urukundo nyakuri atekereza kuri we, ukumva urwo rukundo ntabwo warushobora pe, ukumva mu mbaraga zawe mu buryo wakundana ntiwabishobora, ukumva ntiwabishobora pe, ukaba wamubwira nawe uko ubitekereza, wakumva wivamo, ukumva nimba uzabishobora ugakomezanya nabyo, cyangwa se nimba utabishobora ukabireka. Ikindi kandi baze ngo uru rukundo rumeze gutya wumva ko ari rwo nyakuri, byagenda gute, byanyura mu zihe nzira kugira ngo rubeho, kugira ngo turukore, cyangwa se kugira ngo abakundana barukore, barwubake, barugereho. Icyo gihe uzaba usobanukiwe umuntu ukuntu atekereza urukundo rwanyabwo ubundi kuri we. Uko ushobora gukundana n'umuntu ukamukunda mu buryo adatekereza nk'urukundo, ukivunagura bakora ibidakorwa kandi rwose atari ko abona urukundo, icyo gihe uzaba usobanukiwe neza uburyo abona nk'urukundo ndetse n'icyo atekereza ku rukundo. Ikindi kandi uzaba umuteye kumutekerezaho cyane, uzatuma kwibazaho cyane, avuga ariko ubundi uyu mukobwa cyangwa se uyu muhungu utekereza gutya, ibibazo nk'ibi ngibi ntabwo azakumenyera, ntabwo azakumenyera. Ubundi umuntu mukundana akunze kukumenyera bitewe n'ibintu muganira, ibintu mubazanya, kuko iyo muganira n'umuntu mukura nk'amagambo, mukuramo byinshi. Rero iyo umuntu muganira akakura nk'amagambo nk'ayo ngayo akomeye, arakubaha pe, arakubaha, agatinya kugira ibintu akora kubera ibibazo umubaza. Muri iki kiganiro cy'urukundo ndi gukora, iki gice ndimo bacyitabaza umukunzi, ni ikiganiro nzajya nyuzamo ibihe byose, sibyo nzajya nkora mvuga, ahubwo kino gice ndimo nzajya nkora nkivugaho, ndetse n'ibindi byinshi cyane. Ibyo bikaba ko kuri YouTube channel ariho nyuze ibintu byinshi cyane. YouTube channel yanjye yitwa Ujeneza Gedeon, mugende mureyo, ndetse munafollowinge kuri Instagram nitwa Ujeneza Gedeon. Cyo tubana mu biganiro bya buri munsi. Ikindi kibazo wabaza umukunzi wawe, mubaze ngo yumva gute umuntu agusezeye mu rukundo ahubwo ngo dutandukane cyangwa tubireke.
icyo gihe ashobora kugura ngo biva ari ibintu bisanzwe cyangwa se ahita yiyakira, nawe bizagufasha kumva yuko umuntu mukundana urukundo arufata nk'ibintu byabo byoroshye gusa, hari ibintu yakakira biramutse bibayeho gutyo gusa. Nyine ari umuntu udafite umwanya uhagije cyane ku rukundo, utabitekerezaho cyane, utabyimikamo cyane, bizagufasha gusobanukirwa neza uko atekereza ku byerekeranye n'urukundo ndetse n'uko yiyumva mu rukundo. Ikindi kandi nawe bizamufasha gutekereza cyane no gukanguka mu bwonko ari wo biteye. Ikindi kibazo wamubaza cyuzuyemo ubwenge cyane kandi gikunda kuba ikinyuma cyane ku bantu benshi, mubaza ngo ese uramutse unkunda ariko njyewe ntagukunda, mfite undi muntu nkunda kukurusha, ushobora kundeka nkagenda kubera ko nkunda kugira ngo mbeho nishimye, kubera ko nkunda unyifuriza kwishima, unyifuriza ibyiza nk'uko wabimbwira? Ikinyoma cya mbere azaguhereza ni ukubwira ngo nshobora kwishimira kukureka ukagenda kubera ko ngukunda, nyine nshobora kubwiriza amahoro yawe kugira ngo ntumva ko nkubangamiye. Igisubizo kizima azaguhereza rero ni ukubwira yuko nta mpamvu n'imwe zatuma numva yuko akwiye kukureka ukagenda ngo kubera ko agukunda, ngo kubera ko ugomba kwishima ngo yego agomba kukureka. Ibyo ntabwo bibaho. Icyo ni ikinyoma gikomeye cyane. Umuntu wumva yuko byamworohera kukureka, no, nta kintu kimurimo, nta kintu kimurimo rwose. Aho ngaho waradetinze nabi. Niba warabukunda gute, nta mpamvu n'imwe yatuma bimworohera kukureka ngo nuko usanzwe ukunda. No, ashobora kukureka nyine kubera ko atagufata ngo akuzirike mu kiziriko ngo arwane nawe cyangwa mukunda utabishaka, ariko kumva yuko ngo yakureka ngo kugira ngo wishime. No, ibyo ntabwo bishoboka rwose. Ikindi kibazo wabaza umuntu mukundana, mubaza ngo ese urukundo ni ukuri koko rushobora kurangira? Cyangwa se abantu bakundana iyo batandukanye nyine nuko atari ryo geno ryabo cyangwa se ntabwo byari ibyabo niyo mpamvu byarangiye. Reka nkubwire kino kintu rero ucyumve neza kandi ucyitondere. Naramuka musubije ngo urukundo ni ukuri ntabwo rurangira, ntabwo ari igeno ryabo, mbona yuko akubeshye cyane pe. Ibyo ntabwo bishoboka. Urukundo nyakuri rurarangira ndetse abantu bakamera nk'aho batigeze banakundana, kandi umuntu yaragukunze cyane abo akagira impamvu zituma kureka burundu. Ahantu hari urukundo rwinshi cyane hashobora no kuba urwango rwinshi cyane. Ahantu hari urwango runuka hashobora no kuba urukundo rwinshi cyane. Umuntu ugukunda cyane pe, ugukunda bimwe byo gupfa, ashobora kukwanga bimwe byo kukwica. Umuntu ukwanga cyane bya bimwe byo kukwica ashobora kugukunda cyane bimwe byo kugukiza. Umuntu ugukunda cyane yakwanga akakuzinukwa, umuntu ukwanga cyane yagukunda ndetse akanagukiza. Ahari urwango haba urukundo, ahari urukundo haba urwango. Mwaramuka gusubije gutyo usanga uno muntu arasobanutse cyane pe, azi urukundo, asobanukiwe urukundo icyo ari cyo. Ikindi kibazo wabaza umuntu mukundana kirimo ubwenge bwinshi, mubaze ngo ese kubera ko ukundana n'umuntu bivuze yuko amubabarira muri byose? Mubaze ngo ese bisobanuye iki ko ukundana n'umuntu ariko akaba afite amakosa ahora gusabira imbabazi adahinduka? Umva ikindi kibazo cy'ubwenge cyane abaza umuntu mukundana akabona ko usobanutse mu mutwe kandi ufite ubwenge kandi nawe bikamufasha gukanguka mu mutwe. Mubaze ngo ese ni iki kigora cyane mu rukundo? Ese ni urukundo rugora cyangwa se gutandukana nibyo bivuna cyane? Ni iki kivuna? Gukundana nibyo bivuna cyangwa se gutandukana n'umuntu mukundana nibyo bivuna? My friend, naravuga gusubije ngo gutandukana n'umuntu nibyo bivuna, icyo gisubizo ntabwo ari cyo. Biravuna pe, ariko si byo bivuna kurusha urukundo. Nimba ari ikintu cya mbere cyiza ariko kinavuna cyane. Mu rukundo ugomba kujyamo witeguye yuko ugiye kurwana intambara utigeze urwana kuva uri sengo. Ugomba kujya mu rukundo witeguye neza ko bagiye kuzakwanga bakakugoroka bakongera bakorana blog. Ugomba kujya mu rukundo witeguye neza yuko bazamera nk'aho bakwibagiwe bakongera bakakwibuka. Mwe muri abantu bakuru ntabwo muvukana, si nyoko si so, bose afite ingeso zitandukanye n'izindi, ntabwo mu bintu byose mwabihuriza 100%. Wabi usibye urukundo mukundana rwonyine rwatuma mwihanganirana. Ibyo bidefo byanyu n'izo ngeso zanyu mbi cyangwa nziza zigatuma mwihanganirana mukagumana. Naho ubundi nta mpamvu nyinshi zari zo kugumana. Kwihangana pe, kwihangana ko nyine gutuma abantu bagumana, kuko iyo batangiye kujya mu rukundo ama stress yo uhura nayo, ibibazo uhura nabyo byabibye kugeza munashakanye kuri avango ntazibana zidakumanya amahembe. Barayakomana paka bashaje paka banapfuye bakumana ayo mahembe, kandi mu gihe ari single nta muntu mukundana nawe ufite mukubona ayo mahembe, nta wari ufite mu Rwanda cyangwa se mupfu busa mupfu ibiki n'ibiki. Nta n'umwe. Ikintu kigora ntabwo ari gutandukana n'umuntu, uko utandukanye n'umuntu birarangira, ushobora kurangira burundu. Ariko iyo uri mu rukundo, iyo uri umugore cyangwa umugabo, uhora urwana intambara cyangwa se na bimwe birengagiza kugira ngo udasenya n'ibiki. Haba impamvu nyinshi cyane zituma ubabara, zituma utishima. Gukundana ari cyo kintu cya mbere kivuna. Gukundana biravuna cyane.
so rero gukundana nicyo kintu cya mbere kivuna, gukundana biravuna cyane. Nk'abantu mwe rero kubera ukuntu nkunda urukundo, nubaha urukundo, nubaha imitima y'abantu bakundana, kubera ukuntu mbona abantu bamwe na bamwe babazanya, ukuntu abantu bamwe na bamwe batihangana, ukuntu abantu bamwe na bamwe batazi kuganira mu rukundo, ukuntu abantu bamwe na bamwe batitanaho, ibi byose byambereye impamvu ituma nza no kubagira inama, kubera ko muri iyi si bavuga ngo nimba hari icyo urushije abandi bahereze bakimenye, nimba hari ikintu cy'umumaro wumva barushije babwire batrying. So rero ngewe iyo mvuga urukundo, iyo njyana urukundo, iyo nganira n'urukundo, ubuzima bwanjye bwose ni urukundo, ibyo nkora byose mu kazi kanjye ni urukundo, abo tugendana inshuti zanjye ni urukundo gusa. Ni make ibintu byanjye byose ni urukundo, ibiganiro byanjye ni urukundo, ubuzima bwanjye ni urukundo, muri make nanjye nuko nisanze. That's why ndahangangira ngo njye mbasangiza ibyo nzi kubarusha batabizi mu bimenye, kugira ngo inkundo zanyu zikomere. Rero iyo ukundanye n'umuntu nta muntu yifuza gutandukana n'umuntu bakundana. Iyo bakundanye bose babishaka, babifuza ko bagumana, babifuza ikintu cyakubaka urukundo muri bo. Harimo ababa batabizi ukajya gukundana ariko utazi icyakubaka urukundo. So rero nimba hari icyo nzi njyewe ndaza nkugira inama, nawe nimba hari icyo uzi nkugira inama. So ni ibintu bisanzwe, tukabera abandi umumaro, ukambera umumaro, ukakubera umumaro. So rero kubera umuntu umumaro si ukumuha amafaranga gusa, no mu mutwe ushobora kubaka umuntu mu mutwe ukamugira umumaro, kuko niho hantu hambere. Iyo ubatse umuntu mu mutwe ibintu byose yabyikora, ibintu byose yabyigezaho. Iyo nje kugira inama hano ngo kundana n'umuntu gutya, akora kino kintu gikora urukundo, ntabwo yeze ngo nzaza kumukundira njyewe. Uwo muntu mukundana w'umukobwa nzaza mukundire, cyangwa se uwo musore mukundana nzaza mukundire. Rero iyo ubatse umuntu mu mutwe ibintu byose arabyikorera, nicyo bya danje. Kino kiganiro cyitwa Baza Umukunzi, nzajya nkibagezaho ibihe byose pe, nzajya nkibagezaho ibihe byose, ndetse n'ibindi biganiro byinshi cyane. YouTube channel mujye mugenda murebeho, niho njya kiri ibintu birebire kandi by'umumaro. Ni Ujeneza Gedeon, nitwa Ujeneza Gedeon kuri Instagram. Njye ndabakunda cyane, urukundo rw'Imana, icyizere ndetse n'amahoro bibane namwe. Ndabakunda cyane, nitwa Ujeneza Gedeon. Peace, open love.